Yewe ngeze ku gipangu nyine ndahageze. Se harakiyunguye. Yego ni karibu injira. Ni karibu? Oh, karibu sheri. Zibitese. Nukureze. Cyane nagutegereje nakubuze. Karibu wanjye rero hano. Ndabona ko nari. Zibitese. Chai nyine karibu mugo so isanga nyine kabisa tu. Okay. Na gahunda yo kujya mu zihari. Karibu hano rwose. Niki tibi. Ora meze neza. Na mugore wanje ngo atinje mu kigipangu yinjiye muri iki gipangu rwose ndamubona. aha urabizi neza niho yinjiye. Ndabizi neza mpihagaze nose kuri n'ibirenge byagenze teka ningo tuzangira ningo tuzangira uriya muntu uri mupani uriya se umukozi we umukozi okay iravuga Nachi. Okay. what is that? Right. None se sheri? Ninde warukomanye? N'udupete tw'amafoto y'akagapete ngo kare kakuzaniye ikote ukararebye kabona ufite imbeho zisa Ikote? Iri kote ko mbona nsa nk'umugabo wanjye. uri se sheri ko wikanze wabaye iki wabaye iki Ikote ndabona ari iby'umugabo wanjye. Yewe ubu ndanze mbaye imbwa amavyaterwe kuko kwiwanje ku mugore wanje naterese imyaka 8 yewe ngafite nkibarya ibihiye ndayibonye ko umuceri nahahaga yafataga ibishyimbo yafataga urese manje bigenze bite kutazanye umugore wawe ahora niki wamukire ku gipangu aramfashe darantenetse ubwana akwimye umugore wawe se kandi mbandoga ikote se ryo rigiye ka aha mwene rusagara ntarago byose aratwaje kugira ngo mbone nakiza amagara kugera z'abakire ziri bakwatse n'ikote ryawe kugira mbone nakiza amagara yanjye ndamubwiye ni nari muzaniye ikote gusa ubikire buzamumarira icyo kwatse ikote hano icyo utabona n'iki akwima n'umugore wawe basi se iyo yihanga yaraniye kugenda mu rushogoro none agiye ibishyimbo byeze ikimbabaze ni naguza akabenzi byose nsanze yatetse umuceri yatetse ifiriti yatetse byose yajyanye arateka arabijyana se kandi none se nyine wabihahiye iki Byose hakora bizi uzigona ngiye gukoresha yo gushaka sumu ya pani ubundi umutege ubundi abirye umutege umudondekano ni bashaka babyuke bashyira mu itaka bafunze